Tuti bakurwa bene data ndongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ndabifuriza ibihe byiza, nizere ko mwagize isabato nziza, ikaba kandi n'ubundi turacyakomeza imigisha Imana itugenera, ubwo twizere tudashidikanya ko tuyakira, ko itugeraho ko bikwiriye. Ubwo nkaba aka kanya ngarutse kugira ngo tuganire, turusheho kungurana ibyo mu ijuru kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza n'iby'iyi nzira turimo, kuko turi mu iherezo ry'urugendo. Nk'uko nakunze kubabwira, ndagira ngo rwose turusheho gusobanukirwa n'iherezo turimo, urugendo turimo, dushobore gusobanukirwa n'aho turi kugana, dushobore gusobanukirwa n'ibimenyetso dufite bishobora kutwereka aho tugeze. Nagerageje ku bamwe kuboherereza gihamya, ntabwo gihamya cyangwa se n'ubuhanuzi dufite butubwira iki bizaba mbere y'uko tugera mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Maze kuri icyo gihamya batubwira yuko hazaboneka amakanguka menshi. Ubwo ni ukuvuga ngo hirya hino hazaba hagiye kuba ikintu cy'ikanguka, ariko ni ukuvuga ngo tugende nanone ku ijambo ry'Imana, tubwirwa ko mu ihame dufite tubona mu mubwiriza kiriya gice cyawo cya mbere umurongo waho wa cyenda n'uwa cumi, batwereka yuko ngo nta kiba ari gishya munsi y'ijuru. Mbese n'ayo makanguka yaba yarigeze kuba mu bihe byatambutse. Mbese n'ubundi ko mu gihe cya nyuma n'ubundi dufite umucyo w'ubugorozi, kandi n'ubundi tukaba tuzi ko no mu bihe byatambutse hagiye haboneka imicyo y'ubugorozi. Mbese koko byose hagiye habagiye nka bimwe biriya yuko hashobora kuboneka amakanguka menshi. Mbese niba amakanguka menshi yarabonetse, aya matsinda nanone tubona ari hirya hino, mbese nayo yenda nta sano yaba afitanye n'ibyo bihe. Nshatse ko aka kanya twatekereza, byadufasha gutekereza, kuzamura intekerezo zacu kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'ibihe biri turimo nyine. Niba n'ayo matsinda tubona amatsinda hirya hino ariko yose afite ishyaka ryo kugira ngo abantu bakanguke, basobanukirwe n'ibihe bya nyuma turimo, mbese byaba nabyo bitari muri uwo mugambi nk'uwo. Mbese mu bihe byatambutse byo niyo migambi yabayeho mu bihe byatambutse, hakaboneka amatsinda menshi nayo yagiye aboneka mu bihe byatambutse. Mbese ayo matsinda no muri icyo gihe yari ariho, nayo hari icyo twayigiraho ku buryo yadufasha muri aka kanya. Mureke rero mbere yuko dukomeza tubanze twishyira mu biganza by'Imana, dutabaze ijuru ritube hafi, amarayika batube hafi, barusheho kudufasha gusobanukirwa. Ubwo mwanya turasoma kiriya gihamya, ndetse turabona n'andi magambo atwereka ku byabaye mu bihe byatambutse. Mureke rero tuba twishyire mu biganza by'Imana. Ariko mbere ya byose nabwo niko nsuhuza mwene data turi kumwe, ubwo n'abandi tubaziraho umwanya, ubwo mwese ndabasuhuza. Ubuntu bw'Imana bugiye kubana namwe, muze rero turushaho gusobanukirwa n'iby'iyi nzira, n'ibi bimenyetso biri mu bihe biri imbere tugiye kurangiza. Data ushimwe, data wahabwa icyubahiro, turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye, kubw'aya magambo wongeye kutwinyuza mu ntekerezo zacu kugira ngo tuyasangire na bene data bari mu bihande bitandukanye by'iyi si. Ndakurarika data kugira ngo udufashe tube hafi, kuko tuzi ko imitima yacu yabaye akahebwe, hari byinshi biba birwaniramo, hari imyanda myinshi birimo. Bisabwa ko rwose yakuburwa, yatunganywa kugira ngo imitima yacu ibe inzabya zikwiriye kwakira ibyero tugenera. Ni muri ubwo buryo nkwereka bene data bari mu bihande bitandukanye by'iyi si, abo bose data bagifite irarikwa, bakirarikwa umutima yabo yiharanira kujya mu mucyo. Ndagusaba kugira ngo data ubahe bibakwiriye, kandi ari ubigaburirira, ngembe nk'icyuma kirangira, ahubwo wowe uzi ubahe bibakwiriye. Ni muri aka kanya data nsaba ko n'abamarayika nabo batube hafi kugira ngo baturinde ko intekerezo zacu zagira ibindi zizerekezaho, ahubwo tube turi mu burinzi bukomeye, abamarayika baturi hafi kugira ngo satani atadusahura. Ndabisaba n'ingingo mu izina ry'umwami Yesu, amen.
Ubwo rero turi mu gukomezanya tureba iby'iki by'amagambo meza numva nshaka ko dusangira. Eh, twibukiranye yuko muri iyi minsi n'ibyigwa twabonye ubushize twibazaga ikibazo cy'ahantu ngo tuva n'aho tugana. Ni ikibazo twibaza tugomba kwibaza kandi uko gifite ishingiro, kuko niba turi mu rugendo nta muntu ujya ufata urugendo ngo agende gusa gutya atafite aho ahagana. Ashobora gukurikira n'abandi, ariko niba uri gukurikira n'abandi wababaza ati koko turi kujya hehe, ugomba kubona umwanya wo kugira ngo mu biganiro mubaze muti koko turi kugana hehe. Ni muri buriya buryo rero twashatse kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'iriya nzira uri kuva mu mwaka w'igihumbi magana umunani mirongo ine na kane, ho twabaga turi kwibaza tuti koko turi kugana hehe. Ni ukuko urugendo turimo rugenda ruhihira iherezo, rugera rushyira iherezo, ariko iryo herezo naryo tugomba kusobanukirwa tukamenya tukavuga tuti mu rugendo turimo tugeze aha n'aha, dore aho dore handi kuko twanyuze muri dore ibimenyetso twabonye, ibi ni ibitwemeza yuko twari turi mu nzira y'ukuri, ndetse n'ahangaha duhagaze tugeze uyu munsi biratwereka ko tutibeshye, dufite urugendo kuko turi mu nzira ijyayo. Mu byo twabonye hari amagambo twasomye mu nzandiko z'ibanze mu kigwa cyatubwiraga eh, urufatiro rutajegajega, ndetse twari twarasomye n'andi atwereka yuko abantu bari mu butumwa bwa marayika batatu, abo ngabo badashobora kuzagwa mu buyobe, ko ubutumwa bwa marayika batatu ari igitsika, cyangwa se mu gifaransa bavuga ankre, cya cyuma ubwato bukoresha bushaka kugira ngo buhagarare, none n'imiraba ije igasanga koko bahagaze mugahama hamwe ntibunyeganyege. Natwe mukatubwira ngo ubutumwa bw'amarayika batatu budufasha kutajegajega, kuko tuba dusobanukiwe neza aho turi n'aho turi kugana. Nizo mpamvu ubutumwa bwa marayika wa mbere bukomezanya n'ubwa marayika wa kabiri muri uriya mwiteguro, noneho umwiteguro ukaba ari butwereka ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu. ubu ni igihe cya nyuma rero turi mu gihe cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, aribwo iriya nzira nyine yari mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane. Muri ubu butumwa bwa marayika wa gatatu hari ikintu twagombaga gusobanukirwa, batwereka ngo ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, cyangwa se ubutumwa bwa marayika wa gatatu bugomba gutangwa mu mbaraga. Niyo bugomba gutangwa mu mbaraga ngo ubutumwa bukarangira n'imbaraga ziruta izo bwatangiranye. Ni ukuvuga ko abantu bazaba bari muri icyo gihe bagomba kuba bafite umucyo mwinshi, basobanukiwe nta binyoma, batajegajega. Ya magambo tubona mu Efeso igice cya kane umurongo wa cumi na kane, babwira ko ngo tugomba kuba twimbitse mu byanditswe, kugira ngo izo nyigisho, iyo miyaga, iyo nyigisho zishobora guturuka hirya hino zibe zitagira icyo zidukora na gatoya, zisange tuje dukomeye. Arizo mpamvu noneho urufatiro tubwabwa ngo tubwirwa, aya magambo twarayasomye ushize, urufatiro rutajegajega ntabwo ari ubutumwa bwa marayika batatu. Abari muri ubwo butumwa, ababwakiriye, abashobora gusobanukirwa n'ibimenyetso biri muri ubwo butumwa, ukuntu Imana yayoboye ubutumwa, abantu bari muri aya mateka y'ubwo butumwa, ni ukuvuga ngo bariya bari bagize ubutumwa bwa mirere, abo ngabo ntabwo bashobora kujegajega. nizo mpamvu ubutumwa rero bw'ubutumwa bw'abarayika batatu, ibyahishuriwe cumi na kane guhera kuri mirongo gatandatu kugera kwa cumi na kabiri, aho ngaho ubwo butumwa tugomba kubufata tukabugira ubwacu, kugira ngo dushobore guhagarara mu buryo bukwiriye. Urwo urufatiro rutajegajega ni kuri paje yatwa mu nzandiko z'ibanze, kuri paje yaho magana abiri, ku isomo yaho ya kabiri n'utwo magambo twayabonye. Ariko noneho mu mwanya bwo ndagira ngo turebe aya ngaya
reka ariko benda kwa kundi nsanzwe mbikora, mbanze mbasangize iyi taburo abo turi kumwe kuri Zoom, kugira ngo iyi taburo nyibasangize mushobore kubona neza, kugira ngo muze kubona n'ibyo bihamya, tugere dushobore kugenda n'iyo nzira tuyikurikirana uko imeze. Mwibuka ubwo nyine ni ukuvuga ngo ubundi iki kigwa turi kureba, twari twabonye ko aho inzira yatangira mu mwaka w'igihumbi magana mirongo ine na kane, ndabyihutisha ibyo twarabibonye, ni ukugira ngo gusa yenda tugira ngo tugere aho tugeze kuri cya kibazo cy'amatsinda, kuko nicyo kibazo dufite, aya matsinda menshi agomba kuba ariho, kandi twabonye ko ngo yaza aje gukemura ikibazo kirebana n'akazuyazi kari muri Lawodikiya. Lawodikiya, abo bavuga ko ari ubutumwa buhabwa Lawodikiya, ubwo butumwa ngo bureba abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, bahaye umucyo mwinshi ariko bakaba batawugenderamo. Noneho abo ngabo bandi bo baje, bakaba baje bashaka kuzana umuti, ariko uwo muti bazana ugasanga ahubwo uri kunyurana n'umuti Imana yatanze, kuko umuti Imana yatanze ni utari mu Byahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 18, ariyo batubwira ngo ni inama y'umugabo wo guhamya. Iyo nama y'umugabo wo guhamya, uwo muti Imana yatanze uzatuma Lawodikiya iva muri ako kazuyazi, igashobora kujya ku butangaza ubutumwa mu ijwi rirenga rya marayika wa gatatu, igatangaza umuburo uheruka. Icyo kibazo, ubwo umuti Imana niyo yawitangiye, ariko noneho tukakura ubu ngubu ugasanga noneho dufite amatsinda menshi aza ngo aje gushaka igisubizo cyo kuri cyaka kiriya n'ako kazuyazi. Icyo gisubizo rero Lawodikiya izana ugasanga kigiye kuzambya ibintu. Ariko mbere hari amagambo nifuza mbere ko dusoma ayo ngayo mbabwiye, reka tubanze dusome amagambo tubona ari mu nzandiko z'ibanze, mu nzandiko z'ibanze, kugira ngo tuba dusobanukirwa n'ibyerekeye n'aya matsinda, kuko mu gihe cyatambutse, kuko mwanya nishatse kubitekereza kugira ngo tubitekerezeho, mu bihe byatambutse muri kiriya kinyejana, mu gihe cy'ubugorozi bwaranze ba Ruteri, ndetse n'ibyaranze ubugorozi mu gihe cya ba Mireri, hari hariho amatsinda menshi n'umuntu n'icyo gihe. Ndagira ngo icyo kintu dutandukanye, aya matsinda dufite muri iyi nzira yo kuva mu mwaka w'igihumbi magana mirongo ine na kane, twabonye yuko igihe baramaze kubona umucyo, ririya tsinda ritoya ryari ryabasigaye rimaze guhabwa umucyo kandi rihagaze mu byera, habonetse abo bandi nanone Satani yashutse, abazanira izindi nyigisho z'ibitari ukuri. Ni ukuvuga ngo haje andi matsinda yemeye umucyo, yemeye isabato. Ayo matsinda ariko yakizanira inyigisho zitari ukuri. Mu nzandiko z'ibanze kuri paji y'ijana na cumi na kane, kuri iriya subi ya gatatu, muraza kumwabona amatsinda buri batubwira ukuntu ngo abo ngabo niyo baga bazana izo nyigisho zitari ukuri. Iryo tsinda bakatubwira ko muri aya matsinda hari itsinda rimwe ryonyine gusa rifite umucyo, kandi abandi badashobora kubona, ari bari batse umunsi wa karindwi. Abo bandi bakatubwira ko uwo mucyo ntabwo bari bafite kuzawusobanukirwa. none aba ngaba basobanukiwe n'uyu mucyo, abo badivantisiti b'umunsi wa karindwi, noneho bakatubwira ngo bo nabo mu kubera akazuyazi ntabwo bari kuwugenda muri uwo mucyo uko bikwiriye. Noneho icyo nshaka kugira ngo turebe ni ukugira ngo turebe aya matsinda yandi yo turi kuvita none asa aha ngayo, yaba
ameze nk'amatsinda yabaye muri kiriya gihe cya ba Mireri, cyangwa se muri kiriya gihe cy'abareforume, cy'aba Ruteri, kuko mu gihe cy'aba Ruteri baba bazaga bafite bamwe babaga bazanye umucyo, hanyuma yaho bakongera abandi bagasobanukirwa uwundi nabo bakawuzana, nubwo bwose abandi batawakiraga ngo bawakire bigendane, ariko bo babaga bafite icyo bari gusobanukirwa kindi kiyongereyeho, n'abandi bakagenda bagira ikindi bongeraho. Ibyo twabivuzeho ukuntu abaruteriyani, abo baruteri hari umucyo bari bashyizeho rwose baba basobanukiwe, ariko nyuma hakaza kuzaza abakaruvinisite, barimo abaperesibiteri baturuka nyuma, hakaza ababatisita. Abatisita nabo bakazana umucyo ugira ubyerekeye n'ububatizo. Nyuma yaho hakaza abametodisite, nabo bakaza batwereka ko ngo imibiri yacu ari urusengero rw'Imana. Ni ukuvuga ngo bose baga bazana umucyo, hari umucyo bari kuzana. none icyo tugomba kurushaho kwibaza ni icyerekeranye n'amatsinda dufite. Aya matsinda twayashyira mu rwego rw'abo ngabo baba bafite umucyo bari kuzana, cyangwa se yaba se ari muri abo bazana muri bariya bazana izindi nyigisho zitari ukuri. Reka dusome turebe aya magambo tubona byerekeye na ba Ruteri, ivugurura ryabayeho. Ntabwo nsoma menshi, gusa nicyo nshaka kugira ngo turebe ni uko tubona yuko Imana hari uburyo nayo iba yashatse kugira ngo haboneke umucyo w'ivugurura. Ibi birebana, ubwo tujya gusoma inzandiko z'ibanze kuri ya paji 175 ku isubi yaho ya mbere. Inzandiko z'ibanze, nongereye abari kuri Facebook mbereka icyo gitabo kugira ngo yenda namwe mushobore kuba mwaki gitabo, yenda murakizi muragifite aho muri bihande bitandukanye, mwakireba ubwo tukareba ibyerekeranye n'iki kigo kivuga ivugurura. Ntabwo ngiye gusoma, ndasoma isubi imwe gusa yonyine. Isubi imwe yonyine niyo nshaka kugira ngo ndebeho ijana 125 batubwira ibyerekeranye n'irivugurura ryari rigiye kuba. Icyo nshaka kugira ngo ni ukugira ngo gusa turebe ukuntu abo bantu bagomba kuba bifashe, abo bantu Imana iba ihagurukije mu gihe nka kiriya, kuko ibyo biradufasha natwe kwisuzuma no gusuzuma ayo matsinda yandi twaba dufite hirya hino, tukareba niba umwuka ubakoresha nawo uba muri ubwo buryo. Kuko ikigaragara ni uko hari ababa koko wenda bari muri ubwo buryo, hari n'abandi n'undi umuntu ashobora kuba yahita agenzura akabona ko abo bantu koko hari ibindi bindi bituma bakora batyo, ugasanga koko abo bantu batari mu mucyo, mu kintu cyo kubaganisha muri uwo mutima mwiza wo kugira ngo abantu bajye mu mucyo. Baratubwira ngo nubwo intungane zatotejwe hirya no hino, ni ukuvuga muri kiriya gihe cya Baruteri abantu bari bari gutotezwa cyane, noneho aha ngaha bakatubwira ngo nubwo bwose batotezwaga, nubwo intungane zatotezwaga hirya no hino, hajyaga hahaguruka abahamya bazima bahamya ukuri kw'Imana. Hari abantu bahagurukaga koko ari abahamya bagomba guhagarara ukuri kw'Imana. Abamarayika b'Imana bakoraga umurimo bahawe, bashakishaga ahantu h'umwijima w'icuraburindi, maze muri uwo mwijima bagatoranyamo abantu bari bafite imitima iboneye. Ahantu byari umwijima, hari abamarayika bagendaga kureba, bakagenda bakareba abandi bafite imitima iboneye. Abo bose bari baramaze gusaya mu binyoma
nyamara nk'uko byagenze kuri Sawuli, Imana yarabahamagaye kugira ngo babe ibikoresho yitoranyirije ngo bamamaze ukuri kwayo kandi bazamure amajwi yabo, bamagana ibyaha by'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Abo ngabo Imana irabahagurukije kugira ngo bamagane, bazamure amajwi yabo, bamagane ibyaha by'abavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Ndagira ngo ku kibazo cya Lawudikiya turabona neza ko ingorane zihari ni uko abanze inama y'umugabo wo guhamya barushaho gufata n'ubwo mwanya imyanya yo kuba ari mu bari n'abagoro ari n'abayobozi, noneho bakaba barushaho nanone gutera abandi ubuyobe, umwijima ukaba wabudika, noneho bwa butumwa bw'amarika wa gatatu bugomba guhabwa imbaraga cyangwa se bagomba gutanga umuburo wa nyuma. Uwo muburo ntube washobora gutangwa kubera ko abo ngabo Satani yishyiraho nk'ingabo ze, bari gukora ibi mu mbaraga zabo kandi bari kurwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko noneho ngo Imana ikaba hari ba bandi bafite imitima iboneye, ngo abamarayika bagenda bakajya kubakomangaho mu gihe runaka Imana yashimye ko kigeze. Abo ngabo ikabahagurukiriza kugira ngo bazarangurure ijwi, bamagane ibyo binyoma, bamagane uwo mwijima, ibyo byaha biri gukorwa n'abo ngabo bitwaga ko ari abahagaze mu murimo w'Imana. Nk'uko mu gihe cy'intumwa byabaye, abo ngabo n'Imana yabahagurukije kugira ngo bacyahe abafarisayo. Ni nako Sawuli nanone Imana yamuhagurukije kugira ngo ahagurukire kugenda kwamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, maze ibyo bihome by'ibyaha biba biri hirya hino byubatswe n'abo bakozi ba Satani, maze ngo abirimbure, yerekane ukuri kw'ijambo, yerekane ijambo ry'Imana yo mu kuri kwaryo. Abamarayika b'Imana muri kiriya gihe cyo mu kinyejana cya 16 bagendereye Rutere. Uruteri yagenderewe ubugari muri abo ngabo Imana ibonye yuko bafite umutima uboneye muri icyo gihe cy'umwijima. Ubwo Imana igiye kureba Ruteri, ariko twajya twibuka ko atari muri kiriya gihe atari wari uhari wenyine, hari n'abandi ariko bose abo bose Imana igenda kugenda ibegera, ibohereza abamarayika kugira ngo abamarayika babahagurutse. Muri uko guhaguruka kwabo ntabwo babaga bari ahantu hamwe, ntabwo babaga bashobora gutumanaho nk'uko twe bitworoheye gutumanaho, gutya tukaba twavuga tuti hari ibintu biri kuvugwa aha n'aha, ariko ndetse mbese tuvuge n'iyo byaba ari nabyo nabyo byari kubashobokera. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose, uwari kwemera kwakira uwo muburo, uwari kwemera kwakira iryo jambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo hari marayika wagombaga kuba n'ubundi utumye wakomanze ku mutima wundi ushobora kwakira uwo mucyo. Kuko bitagenze bityo, ijwi nk'iryo ryatambuka rigahera mu kirere, ntirishobore kugira aho rishyikira ngo maze rigire icyo rimara. Ahubwo burya mu biganiro nk'ibi ngibyo byose hari umucyo w'ubugorozi Imana ihagurukije. Hari ba bandi baba babanje kugira umwanya wo kugira ngo babone n'ikanguka, bakangutse, bumva hari ikibazo kibafite, bumva hari ikintu bari kwibaza, noneho umucyo ukagenda ukabageraho bagasobanukirwa. Unyanganire kubagirwa n'akabazo ko gukorora, ariko twizere ko bigumya kugenda neza. Ubwo rero ngo abamarayika bagiye bagendereye Ruteri, abamarayika b'Imana bagenderera umutima wa Martin Ruteri, bagendera n'uwitwa n'uwa Melankitoni,
n'abandi bari ahantu hatandukanye, maze babatera kugira inyota yo kumenya ibihamya bizima byo mu ijambo ry'Imana. Umwanzi yari yaraje ameze nk'umwuzure, bityo amahame y'ukuri yagombaga gushyirwa ahagaragara kugira ngo bamurwanye. Luteri niwe watoranyijwe kugira ngo asakirane n'umuraba, ahangane n'umujinya ukaze w'itorero ryari ryaraguye, kandi akomeze abantu bake bari basigaye bashikamye mu kwizera kwabo gutunganye. Luteri noneho nubwo hari n'abandi bose, ariko ahangaha Imana nibo itoranije Luteri kugira ngo abe ari we, tuvuge, ugenda imbere asakirane n'izo mbaraga za Satani, nyine ahangane nawo. Imana iramuhagurukije. Urumva, ariko hari n'abandi, ariko twabonye ko hari n'abandi nanone, ariko Luteri niwe ihaye ubwo bubasha, izo mbaraga zo kugira ngo agende ahangane nawe. Mu gihe cy'abamirere nabwo twabonye ko hari abandi bari mu bihande bitandukanye. Twabonye ko bari barakunze, bari muri Amerika y'Amajyepfo. Hari ba Yosefu Wolfe, bari mu bihugu bya Aziya, ndetse akaba yageze ndetse no mu bihugu bya Afurika yagezemo naho. Akaba muri ibi bihugu bya za Palestina naho hose yarahazengurutse. Twari dufite ba Benjeri bari hano mu Burayi, mu Budage, ndetse bagakomeza bakagenda bakomeza bagashyira n'amatsinda mu Burusiya. Twari dufite ba Goseni bari hano mu Busuwisi, ndetse na hano mu Bufaransa. Abo bose na buri cyane cya Baruteri nabo bari bahari muri ibyo bihande bitandukanye. Ariko ubutumwa uw'Imana yari ihagurukije muri kiriya gihe, Mireri nawe yari yahaye umucyo wose wo kugira ngo ahangane n'ibyo bihe bikomeye. Muri ubwo buryo bwo gutekereza gutyo, ndagira ngo ahangaha tugerageze kureba neza n'ibyerekeranye n'aya matsinda nayo dufite. Nongere mbibutse, twibwira tuti aya matsinda mbese ni iryo kanguka nanone rigomba kubaho, kugira ngo abantu noneho bahirya hino babe biteguye kwakira umucyo Imana iri kugeza ku itorero ryo mu gihe cya nyuma. Ibyo tugomba kubitekerezaho, kandi tukareba niba uko bimeze, tukareba n'impamvu z'ibyo turi kubona n'ubu muri aya matsinda dufite hirya hino. Aya yarahaguruka yose kandi avuga ko ari mu mucyo w'Abadivantisite. Muri uko gutoranya Luteri niwe watoranijwe kugira ngo asakirane n'umuraba, ahangane n'umujinya ukaze w'itorero ryari ryaraguye, kandi akomeza abantu bake bari basigaye bashikamye mu kwizera kwabo gutunganye. Luteri yatinyaga gucumura ku Mana. Kwa kuba abandi baboneye, murumva impamvu n'icyatumaga Luteri Imana yaratinyaga. Muri uyu mibereho ye yatinyaga rwose gucumura ku Mana. Abinyujije mu mirimo yakoraga, yageragezaga uko ashoboye kose ngo agirirwe ubuntu n'Imana, ariko ntiyigeze anyurwa kugeza ubwo umucyo uvuye mu ijuru watamuruye umwijima wari mu ntekerezo ze, ukamutera kutiringira imirimo, ahubwo yiringira iby'amaraso ya Yesu Kristo yakoze. Noneho yashoboraga kwiyegerera Imana ubwe, atarinze kunyura kuri papa cyangwa abapadiri, ahubwo akanyura kuri Yesu Kristo wenyine.
iki kigwa muzagikomeze, muzagumya murebe ukuntu nawe mu mikorere ye, ukuntu iyo Mana yamufashije, n'ukuntu n'ibindi nimugera mu ntambara ikomeye muzabona intambara yarwanye. Iyo ntambara ntabwo yari gushoborwa n'umuntu ugenda ku mbaraga ze, ahubwo yabishobojwe n'uko yari yishingikirije ku Mana, afite ibyiringiro ku Mana. murumva ko yari iyo nshingano yari ikomeye. nk'uko rero twabonye ku byerekeye no ku gihe cya Mirere, nabwo buriya Mirere nawe Imana yabanje iramutoranya, abanza iramutegura, imuha umwanya wo kugira ngo ahagararire ibyera by'Imana. Muri aya matsinda rero dufite rero hirya hino, twagombye kwibaza tuti mbese amatsinda koko nabo hari abo Imana yahagurukije bashobora kuba ari bo nanone bashobora kuba bahagarara ukuri kw'ijambo ry'Imana bonyine, bakaba ari bo Imana itoranyije kugira ngo babe inkingi yo kugira ngo umurimo w'Imana urushaho kujya mbere, kandi koko nyine bya binyoma bishobora kugeza ubuka hirya hino bize bisange abo bantu koko bahagaze bashikamye. mbese twajya twibaza nanone, bazashikama kuki? twibuke amagambo twabonye yuko hari urufatiro rutajegajega. abari muri urwo rufatiro rutajegajega, abo ni abazemera inama y'umugabo wo guhamya. abo bazemera inama y'umugabo wo guhamya bakaza bagomba kugenda bagana kuwuhe mucyo? umucyo w'ibyahishuwe 18, kugira ngo bahe imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu, bajye muri iryo jwi rirenga rya marayika wa gatatu. ariko tukabwirwa yuko mbere y'uko bagera aho ngaho hari ndagira ngo mbahe iki gihamya twabonye cy'uko urufatiro rutajegajega kuri iriya inzandiko z'ibanze kuri ya paji ya 200 ku isura yawe ya kabiri niho twabibonye. ariko noneho mureke dusimbukire ku yandi magambo ari mu nzandiko z'ibanze kuri ya paje yaho ya 202. inzandiko z'ibanze kuri paje yaho ya 202 ni ibitwereka muri kiriya kigo cy'urufatiro rutajegajega, ku iherezo isuba ihera hari ikigiye kutubwira. iyi sube niyo igiye kutubwira igiye kugira icyo tubwira ku byerekeye kuri aya matsinda. noneho twebwe icyo twibaza, mbese amatsinda ni aya ngaya dufite ubu ngubu, kandi nitugenda tugasubira mu mateka yayo, kuko nababwiye ko habanje kuboneka abareforume bakaza bari kwamagana nyine imyanzuro yari yafashwe n'itorero rivuga ko rishobora kohereza abana ku rugamba nta kibazo. ariko abareforume bakavuga ati ibyo ntabwo bikwiriye, binyuranyije n'ijambo ry'Imana. izo ntambara z'isi ntabwo ari izo ntambara zacu. murumva ko bari bahagaze mu kuri. ni ukuvuga ko muri kiriya gihe muri kiriya gihe bagomba guhagarara mu kuri bose, bagomba kuvuga bati koko aba ngaba natwe uruhande twafata ni urungo. ariko ikigaragara ni uko nyuma yaho nanone hari abandi baba bakomeje ubu nyine bari bavuze ko bari bavuga ko bashobora kureka abana babo bakajya mu rugamba, kandi bakuba nanone bari bafite n'ibindi bihamya bahawe, ndetse barahawe umucyo, abo mucyo batagenderagamo. ni nako bakomeje kuwirengagiza, ni nako bakomeje kugenda bajya kure, ni nako bakomeje kugenda barushaho kugenda bazana ibindi binyoma byinshi cyane, ni nako barushaho gutuma umwijima uba mwinshi. noneho kuko Imana ikaba yarigeze igihe cyo kugira ngo ihagurutse abagomba guhagarara, kugira nk'uko Imana yahagurukije Ruteri, nk'uko tubibonye. uwo Ruteri Imana yarimo ihagurukije ngo
ahagararire ukuri kandi imutegure n'aho agomba guhangana n'abayobozi b'iryo torero ryamaze kugwa, ariyo itorero rya gaturika ryari ryaramaze kugwa, ryarazanye ibyo binyoma byose. ni nako natwe mu gihe nk'iki ngiki abo bahagurukiye ukuri, abo ngabo Imana iri guhagurutsa hirya hino kugira ngo bazamure ijwi ryo kugira ngo abantu bumve ko hari ikibazo kitagenda, bumva ko hari ikintu cyari ahantu hari ikibazo, maze mu mitima yabo ibe yiteguye kwakira umucyo ugomba kubayobora muri iyo nzira yo kugira ngo bashobore kurangiza urugendo. Bya magambo nigeze kujya mbabwira yuko ngo iyi nzira iba yaramaze kugera mu nzitane, hakaba hari abagabo bari kuvuga ati dore kuko twamaze turi mu nzitane, dukeneye gusobanukirwa, dukeneye umucyo wo kugira ngo dusobanukirwe n'aho turi kugana. icyo tugomba noneho bwo tugomba kureba ni ukuvuga ngo ni ikihe kintu tugomba kureba ku iherezo ry'inzira turimo. Ni uwuhe mucyo tugomba kureba, ni uwuhe mucyo ugomba kutuyobora. twabonye neza yuko abantu bari mu butumwa bw'amarayika batatu, icyo biteze imbere, biteze ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bugomba gutangwa mu ijwi rirenga kugira ngo butange uwo muburo wa nyuma, kugira ngo aba bandi batigeze bagira amahirwe yo gusobanukirwa n'umucyo bumve ijwi ry'umwungeri, maze baze bakore umukumbi umwe, basohoze muri abo buhanuzi dufite muri Yohana cyane igice cya 10 umurongo wa 16. noneho ntihangane kubabwirane, niba ayo matsinda ari hirya hino aba afite icyo kintu cyo kuba asabwa ati ko abantu bakanguke, ariko bakaba umucyo batawubona. ariko kandi none mwibuke ko nabasomeye igihamya tubona turi mu gitabo cya Evangelize kuri paje ya 548 kitubwira yuko ngo abantu bazakoresha ibyanditswe nabi, bagakoresha ibyahishuwe 18 bagakoreshwa nabi. akenshi nk'uko nabwiye, iyo tugenzuye neza ubona ko ibyahishuwe 18 wa mucyo wari ukenewe wo kugira ngo uyobore abantu mu nzira aho tugomba kugana, uwo mucyo ukaba ugiye gukoreshwa nabi. ibyo byaba bije ku mugambi wa Satani. ariko ba bandi noneho babumva ko hari ikibazo gihari kandi bakaba bafite inyota, bakumva ko bagomba gukanguka, ni ukuvuga ko nabo barahari, ariko hari ibyo yenda nabo bikibabereka ingorane zo gusobanukirwa. nk'uko muri kino gihe cya Mireri nabwo hari abandi bari hirya hino babona ko hari ikintu kiri gutegurwa, babona ko bari mu bihe bikomeye, babona ko hari, ariko batasobanukira icyo kintu icyo ari cyo. twabonye yuko Mireri wenyine nawe yashoboye gusobanukirwa umucyo, yashoboye kubona umucyo, ashobora kubona by'ubuhanuzi, ashobora kubona aho ibintu bigana, ashobora kubwira abantu bati twubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. ubwo butumwa bw'amarayika batatu bukaba butangiye, noneho turi ku iherezo ryabwo. muri icyo iherezo ryabwo nabwo tukaba turi guhamagarirwa gutangaza ijwi rirenga ry'amarayika wa gatatu. none Satani nawe akaba ashaka kugira ngo uwo murimo ntukorwe, ariko noneho akaba kutubwira ko hagomba kuboneka ikanguka. reka dusome iki gihamya, cyenda bizatuzongera tugubye kongera tubitekerezaho neza. reka dusome iki gihamya kitubona mu nzandiko z'ibanze kuri paje yaho ya 202 isubi yaho ya mbere. ubwo ni ukuvuga ngo ni ku iherezo rya cya kigwa kitubwira iby'urufatiro rutajegajega. umuja w'Imana atubwira ngo yabonye ko Imana ifite abana bayo b'indahemuka mu itorero ry'Abadivantisite ndetse no mu matorero yaguye, kandi mbere y'uko ibyago by'imperuka bisukwa
ababwirizabutumwa cyangwa se abagabura na rubanda bazahamagarirwa kuva muri ayo matorero yaguye, maze bakire ukuri bishimye. hari abantu b'indahemuka bari mu badivantisite, bari muri wa mucyo w'abategereje, bari mu mucyo w'ubutumwa bw'amarayika batatu. abo b'indahemuka ni babandi n'ubundi nk'uko byagenze mu bihe byatambutse byose, ba bandi berekeje amaso yabo mu ijuru, ba bandi baba bategereje biteze kugira ngo bumve basobanukirwe ikintu runaka batari kubasobanukirwa, bari kwibaza. kuko nakunze kubabwira ni ukuva ku mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane abantu bagomba guhora bibaza ati ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buzahabwa imbaraga ryari? ko twabonye ko mu bihe byatambutse tugiye mu mateka y'ubutumwa bw'amarayika batatu, ko ubutumwa bw'amarayika wa mbere bwahawe imbaraga, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri nabwo bugahabwa imbaraga, ubutumwa bw'amarayika wa gatatu turimo bwo buzahabwa imbaraga ryari? icyo cyagomba kuba ari ikibazo cyagomba guhora gitekerezwaho. ari abo bigisha, ari abo n'abandi bose biga, abo bose bagomba guhora icyo kibazo bakibaza. ariko abo b'indahemuka bo bari mu itorero, bari muri abadivantisite, bityo kibazo nibakibaza bazaba bahora bibaza ati ibi bizaba ryari? abo b'indahemuka, abo barimo bahora bahanze amaso mu ijuru, bahora bibaza batekereje, bibaza ati hari ikintu dushaka gusobanukirwa, bizaba ryari? niho tubonye ko baratubwiye ngo mbere y'uko ibyago by'imperuka bisukwa, abagabura cyangwa se ababwirizabutumwa na rubanda bazahamagarwa kuva muri ayo matorero yaguye, maze bakire ukuri bishimye. ibi satani nawe arabizi neza. kandi mbere y'uko ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rivuga, satani azahagurutsa ugukanguka no gukangarana muri ayo matorero, kugira ngo abanze ukuri bibwire ko Imana iri kumwe nabo. aha hari ikintu gikomeye, ni uko abazanga ukuri, mbese ni ukuhe kuri turi kubwirwa hariya? uko kuri kuzangwa ni ukuhe? twabwiwe yuko umuti wahabwaga Lawodikiya, iyo nama y'umugabo wo guhamya ibyashiwe 3:18, ko ngo hari abazayemera, hari n'abazahaguruka bakayirwanya. ibyo ngo bikazatera ishungura mu bwoko bw'Imana. hari abo ngabo bazanga ukuri, ariko ngo satani ngo icyo azakora, azazana ibintu bimeze ngo ibyo byikanguka, bimeze nk'uburyo bwo gukanguka n'uburyo bwo kubakangaranya, kugira ngo abereke yuko Imana ikiri kumwe nabo, ibereke yuko ibyo bakora Imana ibiha imigisha. ndagira ngo ndetse aha ngaha dufate urundi rugero rw'ubwo buryo abantu bavuga ko bahabwa imigisha. mbagarure mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane, muri hariya matsinda abiri yabonetse. hari ririya tsinda ryanze ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ryanze kujya mu kwinjira mu mucyo w'amarayika wa gatatu. ririya tsinda ryari ririmo abagabo koko bari barahagaze mu byera, barahatwaye umucyo
ubwo ndavuga mireri yari ari muri abo ngabo, ndetse bariya ba jose yarici nabo bari bari muri abo ngabo, ndetse abitwa ba heyamuzi bari bari muri abo, bariya batemewe ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ngo muri cya gihe bafashe no bakomeje bakora umurimo, ndetse ngo bakagenda bateranya amateraniro bari kubereka ko bumva ko hari ikindi, hari undi mucyo wundi ko kwenda bashobora kuzabona, bakumva kwenda ibyo bari barigisha yenda bibeshye. Ngo icyo gihe ngo bakoraga umurimo, ndetse ngo abizera bihana bakaba benshi, ariko rya tsinda ritoya ryo ryari ryamanjiriwe riri kwibaza ngo byagenze bite, riteze umucyo ugomba kuva mu ijuru, ariryo ryakomeje kugenda ryibaza. Noneho abamarayika bakabegera, bakabayobora mu mucyo, bakabereka icyatumye habaho kuriya gucika intege, ibyatumye ibyo bari bibwiraga ngo bari biteze bakerekwa ko n'ubundi bitari ko byari kugenda, bakayoborwa mu mucyo w'abamarayika batatu, bagasobanukirwa n'urubanza kagenzuzi, bakarushaho kugenda bagashyiraho ruriya rufatiro, noneho umucyo wikagera mu mwaka w'igihumbi magana ane mirongo itanu, urufatiro rwose rwamaze kujya mu mwanya warwo, urufatiro rutajegajega rwubatswe, ubutumwa bw'amarayika batatu bwumvikanye. ubu urumva ko igihe bamwe babaga bari gucukumbura, bari gushaka ibyanditswe, satani nawe yari gukoresha abo ngabo n'ubundi bari bigeze kujya bakoresha amateraniro, ku buryo n'ubundi n'icyo gihe abantu bari bakiri kuza no babasanga. murumva ko ibyo bishobora kuba byatera abarisho bakavuga ati koko imana koko yahiriye umurimo wacu. ariko ni satani wagize ute, wari wiyoboreye abo ngabo, ni nawe watumaga ndetse n'abo ngabo ibatera kujya mbere, abizera hakaboneka abandi bizera benshi, bikabaha ingufu, bikabaha n'imbaraga, bikabereka kugira ngo bagire bate, bagire ibyo byiringiro bipfuye yuko bari gukorana n'imana, kandi ahubwo ari satani bari gukorana nayo. aha naho batubwiye ngo ibyo satani ntabwo ngo satani bazahagurutsa ugukanguka no gukangarana muri ayo matorero kugira ngo abanze ukuri bibwire ko imana iri kumwe nabo. abazanga ubutumwa bw'amarayika batatu, abazanga uwo muhamagaro wo kwihana uhabwa Lawudikiya, abo ngabo bazabanza ukuri, bazagumya kugenda babona ibindi bitangaza satani azabazanira, azagumya kugenda bereka ibindi bibahugenza bitume banga umucyo. reka dukomeze gatoya twumva. yiringira ko azayobya ab'indahemuka, kandi abatere gutekereza ko imana igikomeje gukorera muri ayo matorero, ariko umucyo uzamurika kandi abantu bose b'abanyakuri bazasohoka mu matorero yayobye, maze bifatanye n'abasigaye bakurikiza amategeko y'imana. twabonye yuko abazemera inama y'umugabo wo guhamya, abo ngabo bazahagurukira mu kwamamaza ukuri mu kwera kwako, abo nibo bazatangaza ijwi rirenga, abo nibo bazatuma abo bandi bari mu madini hirya hino bakunze ukuri bayobejwe, abo ngabo nibo bazatuma bumva ijwi ryo gutuma bakaza mu mucyo. mwibuke yuko muri uwo muhamagaro uzaba uri gutuma abantu bihana, mwibuke yuko muri iryo jwi rihamagara rya nyuma rizaba ryabanje kubanzirizwa nyine n'undi muhamagaro w'ibyahishwe 18 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu, nk'uko batubwira mu byahishwe 18, muri uwo mucyo w'ubugorozi ibyahishwe 18 harimo imihamagaro ibiri, nzabigarukaho ubutaha, ntabwo mushaka kubisoma mu munsi. muri iyo mihamagaro ibiri ni uko hari
aba ngabo bemera inama y'umugabo wo guhamya bakaba ari bo bagiye kugira bate, ari bo batashobora kuyobywa na satani, nubwo satani yibwiraga ko ashobora yiringiraga ko yenda ashobora no kuyobya ab'indahemuka, akabatera gutekereza ko imana ikomeje gukorana n'ayo matorero. Hari abo ngabo satani azaba atashoboye, abo ngabo nibo bazatuma umucyo umurika, maze bakaza guhamagara abandi kugira ngo baze bifatanye nabo. Abo ngabo ni uko bazaba bari mu mucyo w'ibyiciro cumi n'umunani, muri uwo muhamagaro wa mbere wo kwihana uzana rawudokiya mu kwihana, noneho bakashobora guhabwa izo mbaraga zo kugira ngo bashobore kuza gutangaza umucyo, gutangaza umuburo wa nyuma w'ibyiciro cumi n'umunani, umurongo wa kane wa gatanu, ubwoko bwanjye nimusohokemo. Ariyo magambo nanone tubona muri kiriya gice cya 38 kiri mu ntambara ikomeye, umuburo uheruka. Nuko rero bene data, ntabwo njya kuri byinshi cyane, ahubwo twahagarikira ahangaha. Ubwo tuhagarikira ahangaha turakibaza, turi kubwirwa yuko ngo mbere yuko ibyago bisukwa, ni ukuvuga ngo mbere yuko irangira ry'imbabazi rigera, mbere yuko Kristo ahagurwa ku ntebe y'imbabazi, abo ngabo bari mu madini hirya bazaba bahamagariwe kuyasohokamo. Mbere yuko noneho ijwi rya marayika, iryo jwi rihamagara gusohoka, ariryo jwi rirenga rya marayika wa gatatu, ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu ijwi rirenga, mbere yuko ubwo butumwa butangazwa, nabwo twabwiwe nuko ngo satani we azateza amakanguka yo kugira ngo ahugenze abo ngabo bose banze ukuri, ndetse ngo satani ngo ahubwo akaba yizeye ko ngo ndetse ngo azashobora no gutsindamo muri ubwo bushukanyi bwe, muri ubwo bushukanyi bwe, ko ashobora kuzatsindamo ahubwo na ba bandi b'indahemuka. Mwibuke amagambo avuga ngo satani azazana ibigeragezo ku buryo ngo ashobora niba ngo n'intore, arebe niba n'intore ashobora kuziyobya. Hari abazatsindamo, hari abazatsindamo, ariko noneho icyo dushakira ngira ngo dushobora gutekerezaho, nk'uko twabonye ku gihe cya Ruteri. Ruteri Imana yaramuhamagaye, yaramutoranije mu bandi, n'ubundi yari yagiye, abamarayika bari bagiye bajya gukomanga ku mitima yabo, imuha izo mbaraga kugira ngo ahangane n'ubuyobozi bwari bwarashyizweho n'iryo torero ry'i Roma ryari ryarazanye ibyo binyoma, ryarazanye umwijima, kugira ngo afashe atere imbaraga abo bandi bose bakangutse, babonye ko hari ikibazo, maze ngo hasigaye bakumye kujya bajye muri ziriya mbaraga nk'uko byagenze, bahagararire ukuri ko kuri gushika. None no mu gihe cya ba Ruteri, cya ba Mireri, abandi hirya hino bari bahagurutse nabo bagira igikanguka, habaho ikintu Imana yakoze ikintu cyo gutuma intekerezo z'abantu zihungabana, zo kugira ngo bituma abantu bagira ibyo bibaza. Ariko none Imana yari nanone yari yahaye Mireri, ari we yahaye umucyo kugira ngo akomeze ayobore abantu muri abo ngabo bose bari bafite icyo kintu cyo guhungabana, cyo kumva hari ikibazo kivutse, abo bose nanone abanyuzemo, abagere mu nzira mu mucyo nyabyo. None twebwe muri iki gihe turimo, ayo matsinda ari hirya hino, twifashe n'igihamya twasomye ubushize yuko hari bamwe bazakoresha ibyanditswe nabi, bikaviramo yuko bazayobya benshi. Amagambo ari cya gitabo Evangelise kuri paji ya 548, abo bita pseudo docteur, abo bigira
inararibonye ariko kandi bagakoresha ibyanditswe nabi, abo ngabo ngo bazayobya benshi. ariko noneho mbere yuko nubwo abana bayobya benshi, hari ikanguka ryabonetse rihari, hari amatsinda hirya hino. None se abo ngabo Imana nanone iri kuyobora mu mucyo wose, mbese ntabwo twagombye kubareba? ntitwagombye gutekereza ngo bari hehe bahagaze? uwo mucyo batuyoboramo ni uwuhe? mwibuke bya bintu nababwiye yuko niba ku iherezo ry'inzira tutari kubona iryo tara ritumurikira riri kutwereka icyambu, niba tutari kubona ibyahishije 18, niba tutari kubona umucyo w'ubugorozi bw'ibihishije 18, niba tutarigeze dusobanukirwa n'umucyo w'ubugorozi bw'ibihishije 14, bizatugora kuwusobanukirwa n'umucyo w'ubugorozi bw'ibihishije 18. Ibi ni ukuvuga ngo abo bose bavuga ngo ubutumwa bw'amarayika batatu, ariko bakaba batarigeze basobanukirwa n'uko ubwo butumwa butangwa, igihe cyabwo icyo bugamije, igihe cyabwo n'aho bwo bwatangiwe. abo bantu hari ikibazo bafite. nyabuneka mwitonde, twitonde, twaba ari twebwe abizera, twaba turi abigisha, icyo kintu twumve ko hari umucyo Imana itanga muri gihe cya nyuma ugomba kuyobora abana bayo ku cyambu nyacyo, bakambuka bagashobora kandi bakabashyira mu mwiteguro ukwiriye kugira ngo batange umuburo uheruka mbere yuko bageza abantu ku cyambu. Umuhamagaro w'ibyahishije 18, uriya muhamagaro wa mbere niwo turimo ubu ngubu, turi gutegurirwa kugira ngo mu minsi iri imbere, ubwo iteko ry'icyumweru rizaba ryaje, muri iriya saha ya 11, tuzaba tugomba guhangana n'inyamaswa igomba gukora mu isaha imwe, nayo ifite uburenganzira yahawe n'igihe cy'isaha imwe, mu byahishije 17 umurongo wa 12. ubwo icyo gihe tuzaba tugomba gusakirana n'iyo nyamaswa. abagomba gusakirana nayo ubwo bari mu mwiteguro wayo, ijwi rirenga rya marayika wa gatatu rigatangazwa. nuko rero aho muri hirya hino, murusheho kongera kugarura intekerezo neza kugira ngo duhaguruke tugende mu mujyo umwe, tujyane abizera umucyo uko bikwiriye, tutavaho turi kuyobya benshi tukabatera ibyiringiro bipfuye. ahubwo ibyiringiro byacu tumenye ko tugomba kubirebera mu ijuru. kiriya kigwa kitwereka ishungura. muzakomeze murebe, mukomeze aho twagereje ubushize, ntabwo muzabona ukuntu Imana igira ubwo noneho ngo abo ngabo bagomba gusakira n'inyamaswa, ngo bageraho bagatakamba. ubwo ni handi twabonye ibyerekeye n'amakuba ya Yakobo, ngo bagatakamba ndetse abamarayika bagashaka kugira ngo bajye kubatabara, ngo ariko bakavuga yuko ngo ntabwo iki gihe cyari cyajya kujya kubatabara, ngo bagomba kubanza nabo bagasoma bakagwa ku gikombe Kristo yanywereyeho. bagomba kubanza kuko bakagera naho kuri urwo rugero Imana yifuza. bagomba guhura n'icyo kigeragezo gikomeye. Twarabisomye twabonye ko hari icyo kigeragezo gikomeye tugomba kubanza guhura nacyo mbere y'uko Kristo agaruka. nuko rero Imana bagumye bakomeze, ndabasaba mu wacu Yesu, amen.